uretse ye data we batsa kwata filimi iri hano yewe data we eca ari indwanyi baranagarura muze kadoni nyinshi muze ndacyafite ibyo kubaha muze mbahe ntibiranagabanyuka nta nubwo biravaho na 0% muze mbahe FN afite sasa agendana nagira ikote uyu nafata akaguru araruma ugeri FN gipfunsi gumi mu mutwe aranamucira nawe kwata data we yewe we n'imigeri kabo karamwambara kirenza bamuvire nibi kabo karakavuna kubita ndetse ntago wumva uriya nkubise niyarumwa ivi ry'izuru ndebere ntago mbyemeye buna gabakuzwa ivi ryo kuzuru dore ivi ryo kuzuru we yewe ararivunya dore amaraso yewe data we daramoye yewe data we baramuhaye we siripu gipfunsi no stop bamwubikira ataraguruka umuvandi mfasha ubonye uburyo yivunura ndebere uburyo mugabo yivunura no stop muvandi yampunye mfasha nivunure bakwivunura muranginishije ndabarya urabarya gahunda nimba babwa Fred ati ufite ubwoba cyangwa batufite wakabugize byo ngora birarenze uretse takire dani takire yo mu kirere ariko kagabo kari hano bayo ramuvuna urya vunura intoki shwitura we urashwituye uretse barya kado kwata gipfunsi banciriye gitaka kari gitaka dore imigeri Ethan squate yewe ivi fusha aramufata nawe rigitaka Ethan afata ibuye yakubita aramufata yabona icyuma nibuye ry'icyuma kanze mutwe kizana aramuzinga kizana n'umwereke cyagutera musora mukingisha akaguru kwaka turore gabona urusore yaba yaramuharatabara yewe mutikataho nirundi bafatira mu icyuma afite n'isasi mu rundi rubavu shinya sora ribana ngokora hori kandi ijisho yewe rugondiyana n'umugiti yari rambwa barasara usara iki bavirayo rimwe undebere ntambara iri hano yewe data we gabo bararuhaye shahu ntacyo cyabamugaje cyabahaye buretse gato guma hasi gumiza mu matwi mifiririzo kandi ndetse wumve rero ingumiza mu matwi mifiririzo uretse subira hasi gutwi kumwe ingumi veni yewe ivi mujyanga yewe data we filimi iraha bana we yewe dohana ateye ivi pfa nyagupfa we rangije kayora shaka ngumpe cyakubita yabaye dore ivi mu musaya Destiny bagabo zararwanye baba mutera n'umucanga kwera umujinya
yagutya fata shito se nkwereke Frutsi bingo kora yamurya ugutwi ari muzima ndebere do ati nkondo ndatamaraso katurore ndetse ndarojo magatoki mu gisebe katurore filimi iri hano we ndebe ibyo bakora yewe data urutoki barajombye ndino ari kurya ugutwi vugo wale murya ugutwi undi ugutwi buretse ntago ndakurya ugutwi ndakurya n'umunwa katurere buretse jya hasi agiye kumutanyura ndebere ntago ibi nabyemera ndebere agiye gutanyura umunwa abagabo ziri hano dore kwicana filime yishwe amasezerano yo kwica contract to kill katune contracts isezerano we dore ibyo akora nta kintu cyabaye afata kakuma yewe wa mutsi bawumvira ko umuntu agihumeka yewe hano yateye umutsi urazetse mwereke muna kaboko yewe data we dore anateye icyuma yewe we yami cyamara muri ugenzi w'icyuma turore zano jya gukata ingoto biranga gaboro urabyanga yewe urakata ku rundi muhande yanze kitere yari kuruka kitere maragarura genzi wagiye kwicwa kwaguruka wapi na rutege bagabo zaku yasinza rura nta kiri cyawe yavanamo sentire ndebere kuramo sentire faturugabo hano kururugabo binavayo banatera yewewe batera banaruniga mukarajya atinda gupfa ariko baramuhaye shahu si ibyo gusa ndebere ku ngoto ingoto nyikorere kabarya ingoto ndebere bicanye baragwira ndari kurya ingoto dore amaraso yewewe wonye ikintu ashwituye ngoto yose arayirumye arayishwituraho yewe dore nibyo munda dodo ndibyo munda yabisoromye dore amadore dore urura runini n'urura ruto hanze dore pankere na esophage hanze koye ko umuntu adede n'umuntu arafuwa hanze ibyo ni bice byo munda byose ndi kubabwira byose hanze yewe data we mugabo areba mu kirere kirengera kirururuka dore uko filime yatangiye ibirambo yari 3 bagabo bashize yewe we narabwira ngo Fred nago mpfa guhubukira amafilime yose mbonye nzana rimwe gusa ariko mbanze nje filime nzana uyo ari mu masizoni ngazana filime mbazanira filime nyuma y'imbazanira yo bita Jiu-Jitsu ongo bakejemo barakwereka hashibira byose bayashize ukwezi kumwe 1 month later hashize ukwezi kumwe byagenze bite barapfuye cyangwa ari bazima turore kwereka wakoraga ka cyayi ka coffee ka gasore sore ni muzima barakwerekana Ethan ni muzima Sullivan at the conference ushaka tubiganire uko twabikemuye and Brett kuri mukarage cyararangiye tugaruke hariya tuvuye kuri mukarage kuri bari abasore babiri Ethan na mugenzi we harundura dore Doni biragasore ngaka how'd it go ike ngaho rero genda According to plan, ariko gahunda ni gahunda teen son Alistair's new head of cloak. ndabizana ya masaha yo guteka ariko ari nakandi kazi kuko baganira You will. In time. ubu hari buri gihe mu gihe what else is there none iki kintu usize yose Unfinished business. ni business zitararangira unfinished business we nandes Morris family. ibya Morris zisani muhungu wa Morris kumbe hari wabyumvaga ninde ni Ethan nawe yabyumvaga umuhungu wa Morris kakana manza nako bagashaka katazabateza ingaruka katazabagaruka hari wabwiye Doni ngo nge nawe bino mukarage ndagize kumwica echa ndangizanye nawe turore
soraraha kurayimbunda. One last thing. Ikintu kimwe kindi, one last thing. That night Ballistic was killed. Ya jaro nuza yitwaga. Same night Headshot and I were supposed to take out Morris. Mbwira cyane ndora amazira nshinga zo kujya kubikora ngamuhitane. Headshot was with me the whole time. Buri gihe nari mwize igihe cyose nari mbizi ko turi ku ruhande rumwe. Ninde wamuhinduye? Ballistic. Ntabwo nshaka kuzongera gukora bino bintu byo kujya kwica. Nta n'umuntu nshaka kujya gukurikirana kwa Morris nanone. Even I was strange at the time. Ibiye koko ni ibintu biza bikaduhinda bikabinatangaje ubwabyo. Was being outdone by just one man. Tangira wica umuntu umwe ukaba umwicanyi. Wakwica abantu miliyoni ukaba kirimbuzi. Wakwica buri umwe ukaba imana yo kwica. Ibyo byose ndabirambiwe ntabwo mbikeneye. Hey! Bimeze bite sore zararebanye. Filime babwira ngo nayo nukigenza yitwaga contracts, yitwaga amasezerano. Ni Fred wumvaga tufatanye na USPC, United Street Promotion Cooperative hamwe na Tai True Art. Bimeze bite entertainment. Ya bimeze bite ndari wese na masamano. Nyuma hii filime mbaza nindi bita GU ni Fred wumva hasta la vista, hasta la vigo, hasta munyana. Bibutsa ko ndi gukora na seri gikura nkota bita ngo ikiharya. Asante sana. Gusa irimo ni imwe yakinnye ke niwe wayikinnye. Yitwa Legend of Awakening nayo yaje nyuma ya Heroes hamwe na nyuma yanki Eva Knight ni nyinshi nakoze. Iri kugenda n'ibindi bibiri cyo bita Madubara n'icyo bita Choti Saradini. Ni Fred wagafashemo nazo muzishake ndahari wese samano. Bimeze bite ayo bose n'amazina abakinnyi. Iyi filime kugira umenye ko inarenze amazina za nyuma filime irangiye mu gihe izindi amazina ari yatangira za yo amagambo bari make. Bye bye. Shalom shalom. Hasta la vista. Hasta la vigo. Hasta munyana. Next time shall we meet again. Torore.